iri kuri nuza kuri posta we mva nanjye ngombe nzi kanze inshuti yacu ifite imyaka 20 ahantu muba muri kutubwira iyindi myaka ntayo tuzi afite imyaka gusa abantu uzi ntabwo babibona ariko shaki ukora abantu gusa ntabwo babibona abantu bari menye namwe batakireba ntabwo bakiri imyaka 20 winda muruta imyaka 3 niyo murusha Genda kuruta shiringe What the Luna Lounge I said the Luna ko kitarayita Shaddy icyo kuri abantu baraye abantu ariko uzahagera bake bahita Shaddy koko sibyo sobizi ukihagera gutya imihanda ya Musanze muzamubaza Shaddy arihe bebe sizabe akusha nari ngukumbuye tukana nari ngukumbuye nari ngukumbuye narakubonye umaze igihe waratwanze hano umva nari ngukumbuye kuri man muri Kigali man habaye amahanga no kuvuga ngo iyo usinziye gato man bro the factor no kuvuga ngo ngomba gukorera imbere none aya matariki nabintu byo kuryama nakuryama abana batoya tugukorera amafaranga ewe toto abana toto nakuryama nyine abakecuru baba baryamye mwarangiza mukamwira erega mujya munsitsi yo munyandikira mu comment yanyu ngo ni cecuru mwebwe we aya masaha abakecuru baryamye oya guhera kwa gatatu kwa shiri burya mujye mwubaha akazi k'umuntu sibyo byibura mwari mwabona nagasibye mbandi dera we aho kugira ngo bajye bazi turye sho bakirwa bandika ibindi bintu barya sho bashoye iki se come on barakennye kaho kumwera ka gift ingurata shiri nabonye hano basigaye abakene gusa thank you bano basigaye barakennye aya masaha bose baba baje gushungera n'umwe uba ufite na gift baza bandika comment twe turi abana batoya atisi nyemvana ibintu kumana nkaza nkabatamu nyine bumvishe abatumvishe ibyo ntabwo bindeba nuko imihanda kwa gatanu yose zaba iri kubaza aho Shaddy ari oya ntabwo ari kwa gatanu gusa iminsi yose no muri Kigali iminsi yose Musanze tuhatwike oya hari abo ni lazima shiri ariko ni mu asuzuriye abantu ngaho mwimukize muzagure intege ni iki let me show something cyane cyo nuko mvuye imihanda nimumugira ibintu byinshi nimunsakurize umva ubwonko bwanjye ukuntu bumeze right now indege z'uri twebwe bakubwiye ko twe tugendera hasi twebwe ni mu birere numbwiye ko uje gusubiza abantu bo hasi ntabwo nabasubiza njye nari nkwikumburiye niwe nari nje kwirebera twigire reka nze mbwire noneho nashaka kwirira show televiziyo yanjye sinzi ko byagenze none kanibuka ko live ibaho yanuze ya TikTok waratwanze Shaddy ugomba kwica nta kintu kizima mufite reka none se ni gute bro hano ariko bisigaye bimeze neza ubwo
oya hari ukuntu nza wumva ni amatiku mani muhura mu matiku muhora mu maki I don't know simbizi nta kandi kintu na koko kimwe haheruka kizi kuri ya matiku. oya maheruka no even reka hari ukuntu nshishaho kugira ngo numve niba hari ikintu nshobora kuvanamo but always numva ibintu biri negative like nta bintu biba bibi nta kintu na kimwe kimarira I don't know ntabwo aba ari ibintu biri fun ntabwo ari ibintu byungura ntabwo ari ibintu ni ibintu Ni bizana mu amatiku Rwanda gusa gusa. man sinzi nimba mujya mubona icyo kintu nk'uko mbibona but impamvu nasigaye nza cyane kuri TikTok okay nshaka kuhajya but impamvu nahaza cyane ni uko ntari ibintu numva bitavuga so ati ni ibintu byo kuzana amagift cyangwa se muri kuvuga ibintu nazi ngo kanaka tiza nta na kimwe rero biba binyubakamo so that's why Mva nanjye narakubuze birangira nyine mba ndi iyo ngiyo. uba uri hano so muba mufite amadefite mukaza hano so niyo mpamvu nashobora kuza Ariko nanjye ntabwo imihanda nyiheruka. nta mpamvu yo kwisobanura Waragenda ukabura kugira ngo tuzagukumbure dusare uba ubona tuzaba. njye ngenda nkabura kubera ko there is a reason not kugira ngo musare njye mba shaka kubura kubera ko hari ibintu mba nkeneye guhindura n'ibyo bintu numva kuri on TikTok mana hari abantu benshi baba batanga content zifasha abantu ariko mwebwe mana abanyarwanda like I don't know Nicyo kibazo. kandi Abenshi ndabashyigikira ariko urabashyigikira. mba numva ndabashyigikira ariko mba mbashyigikira mbabaye kazi like ukabashyigikira mu matiku. no mbashyigikira kuko ari abanyarwanda bagenzi banjye they are trying to do something but again mwumva ntabwo biri ko simbizi ukuntu nshobora kubivuga tu ariko they need to like they need to do something ibintu biri creative like ni nayo mvuga ko wow not kubera ko hari ibintu bajya bakora kandi nabibonye before like ku Nigeria ibiki n'ibiki bakumva ngo bakoze kandi biganye so they copy like barakopi kandi I need to say okay kukopera nta kibazo ariko not that much like you need to have your own creativity nyine nese kariko nyine ubona bimeze abantu no kwiganana bakamugira ishyamba nyine eka nsengire hari ukuntu ushobora guhuza n'umuntu because of nibyo ukora umuntu akakonspira more than that ariko apana kubera ko ntabyo ukora and then ugashaka gukopera sasa bikanakunanira. Of course birakunanira kubera ko ntabwo ari ibintu bikuru shere hari ukuntu ureba umuntu ukavuga ati okay uyu muntu ni umuromodo wanjye kubera ko azi kudefira kandi nawe urabizi ariko urumva anga is fine but hari na wa wundi because uriya ari icyamamare reka nzi nkore nk'ibyo akora shere ni ibintu biba bitandukanye ibintu umuntu akora bimurimo si ibyo umuntu yakora ari kwigana biba bitandukanye. Ariko urakeye muri iki gitondo ukaba urakeye akirya urakeye none risorimano yanjye we reka kijye
mbega kirya nari weekend nikara ese ko iki abantu batajya biha amagifts ushaka baguha amagifu oya barakeye nihe amagifts ntabwo byakunda nicyo kintu nabo nabaswa bacishemo ijisho turabavumbuye nose ntabwo wakwiha gift man in your life oya ntabwo umuntu yiha amagifu hano niba bamuha ntabwo ushaka kwiha gift wowe naranga iki se za komenti hano muri komenti bagize twivugira ibyacu ibihe byacu ukuntu ukeye twivugira ukuntu ukeye twibugire ukuntu ukeye ukuntu umeze neza muri kino gitondo ntimumbye ngo mpaguruke uranahaguruka buri turebe ukuntu ukeye barababeshye njye mu gihe nta gift barababeshye reka nze mbabwire never nta gift ntunahagurukira yesi abantu bose ubwiza uje utuzanira buri kudukanga uhora uri mushyashya uhora ukeye mpaguruke ntabwo napfa kwaguruka wallahi none nta n'amagifti myiza none nta n'amagifti mutanga amagifti hari abantu bakoze zarambiwe zuye nazo zazinkumbuye badiwe ishiri ntabwo wapfa gusebya umuntu ego ariko njye hari abantu bagiye bansikiye mufata amarikodi ego we bafite amarikodi muba muzi ko umuntu yabyibagiwe ko yaje aha tuba tubizi ahubwo baba bazi ko baba bambabaje ngo batubabaje kandi ibintu baba bafashe tuba twabibereye noneho barire biyahure wamubonye wamubonye Shaddy wacu umurebe Shaddy wacu apana byo musha Shaddy aya mbere twarayazi muri kureba mufate akarikodi kameze neza bari gufata record bose ntabwo mbizi wallahi ntabwo wamubwira muranyishyura barakwishyura la Shaddy mwiza wacu imyaka 22 wayibonye mu myaka 22 kunasa murebe kunakeye muri iki gitondo saa 12 mubone usiko nyambura ikintu umuvugaho nanjye reka nabuze ibyo nivugaho biba byateretse tuba twabuze andi magambo dukoresha abantu batazi ngerageze ubundi wowe ni mu ni mu gerageza icyo 22 ego uyu nguyu aracyatangara ku myaka yanjye sheri ego ko niba mfite 22 ni ukuvuga ngo wasiga bama 12 nuko mpita amakatira kabisa kati ntamwe muka kabyi kame musa byarangiye ibintu by'imyaka she twagiye twakomeje twagiye
ukuntu asa umusatsi akamekapu dusokeye kurakara ntabwo bikubera ongera useke wicare kwa kundi kurakara ntabwo bikubera icara kwa kundi tubona ukuntu tukuvuga tugutaka wicaye uri guseka apana kurakara ongera useke gutya nawe twibwire mu magambo make ukuntu misi nyifata